niyo umurozi yacuragura, niyo yaroga, niyo yabigenza ati, niyo dayimoni yagira ati, Yesu yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu naho yazikuka bene uwo ntacyaba. Erega ntitukirarire, nubona wananiwe kubabarira ntuzagire ngo uhuye n'ibyo abandi batahuye nabyo, ahubwo ujye umenya kutaracurwa neza, kubera ko kubabarira ntidukora ku mbabazi dufite, ahubwo dukora kuzo twagiriwe, dukora kuzo twahawe na Kristo. Iyo rero zihari tubyizera tukabihamya, uraziyora ukababarira n'utabishaka. Ntabwo ari ngombwa ngo bagusaba imbabazi. Bibutse ko gucira Kristo bugufi ntabwo ari ububwa, ntabwo ari ububwa, babwije ukuri, si no gusuzugurwa. Niba hari ikintu kiryoha nukugendana guca bugufi kwa Kristo muri twe. Ntabwo ategetswe kurya imbuto abandi beze, ahubwo ategetswe kwera imbuto abandi barya. Ni ku buzima bw'umukristo bumera. Imbuto ya mbere iryoha y'umukristo. Ijwi ry'umukanguzi. Uwiteka Mana yacu ndagushimira kuri Mana nziza kandi ukaba uri Mana gitangaza. Senge mugaragu wawe ndakwingize mu musigi utambaraga z'umukabera kandi mukoresha kuri Mana ijya neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibamugisha. Twongera Imana amashyi ntacyo bitwaye. Imana ishimwe. Nkuko mushumba bivuze, nitwa Anicet niyo mugabo, ndi umukristo ubarizwa ku itorero rya ADEPR paruwasi ya Remera. Ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Imana ishimwe. Nejejwe n'Imana iduhaye umugisha wo kuba mwari no teraniro, ariko kandi nongeye gushimira abashumba bacu batwemereye gusangira namwe ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Iyo ni umurimo mwiza, ni umurimo mwiza w'igiciro mu mirimo Imana igitanga. Njya nkunda kubwira abantu ko gukorera umuntu ahari akurusha no gukora ibyo uri gukora rimwe na rimwe bitera ubwoba umukozi, sibyo ra? Imana rero nayo tuyikorera ihari. Ntabwo ari uko dufite amaboko ayirusha gukora, ahubwo idushoboza kuyikorera kugira ngo iduhe ubuntu bwinshi bwayo. Amen. Reka dusangire ibyanditswe byera nk'uko insanganyamatsiko yacu iri mu gitabo cya Joshua igice cyaho cya 24 umurongo wa 15. Ndaza gusoma nihuse. Joshua 24 umurongo wa 15. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Ndumva nabasaba ko buri muntu yatura iryo jambo, njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana ibaha umugisha. Bibutse ko ikintu twatuje akanwa kacu kigira imbaraga no ku mitekerereze yacu. Se mwari muzi ko ikintu umuntu atarahamagara kitajya kimwitaba? Akanwa kagira imbaraga. Mwibuke ko ari nako twatuza Kristo Yesu tukizeza umutima. Dushimiye rero Imana iduhaye ubu buryo bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko twabanye mu iteraniro rya mbere n'abari bahari. Nubu iki gitabo nicyo ngize ngo tuganireho kuko nicyo dufite mu insanganyamatsiko. Uyu ni Joshua, mu magambo make ni umusimbura wa Mose. Ntabwo byari byoroshye ubuyobozi bwa Joshua, ntabwo nshaka kuhatinda cyangwa ngo mpavuge ko mu histoire, ndagira ngo mpanyure gato. Ntibyari byoroheye Joshua kuyobora Mose amaze gupfa. Byari bigoranye. Bwa mbere Mose yagiraga inkoni, kandi inkoni ya Mose yari irimo ubutware Abisiraheli bose bazi. Icya kabiri, niwe wari ufite icyerekezo Imana ibajyanyemo. Hari isengesho Mose yasenze Imana ibahagurukije mu gihugu cya Egiputa. Yarabanjira mubwira ngo muri ubwoko butagonda ijosi ntabwo najyana namwe kubera ibyaha nabica nkabamara. Mose ahendahenda Imana, atamba n'ibitambo,
Imana iramunezerererwa. Mose akiri gusenga arongera abaza Imana, arayibwira ngo tumenyeshe imigambi yawe. Umugabo yasenze neza cyane, abwira Imana ngo menyesha imigambi yawe. Imana idufashe mu makuba no mu byiza byacu, tujye twibuka kubaza Imana intego y'ibihe turimo. Hari igihe abantu baba mu bigeragezo bakagira ngo Imana yabanze, ako kantu ndagatindaho kuko nicyo cyatumye Abisirayeli bavuga ngo barahitamo izindi mana zitari Uwiteka. Basaga n'abarakariye Imana ko yabahojeje mu bihano. Barangije baravuga ngo ubwo twabonye Imana mu mahanga zitahanye abazikorera ahubwo zikabakorera, baravuga ngo natwe ntituzakorera Uwiteka. Kimwe mu bintu byatumye Imana yemvita Mose ikamujyana ku musozi Sinayi, kwari ukugira ngo imugaragarize gukiranuka kwayo. Hari abantu bagira ngo Mose yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari kwandika amategeko. Oya, siyo gusa, ahubwo Imana yamuhereye kera Mose atarabaho, imubwira itangira rya muntu kubaho. Niyo mpamvu Mose yanditse igitabo cy'Itangiriro. Ntimugire ngo cyitwa Itangiriro kuko aricyo gitangira muri Bibiliya. Oya, ahubwo nuko aricyo gitabo cy'intangiriro y'imirimo y'Imana mu isi. Rero Mose kubyandika, Imana yamubwiye amateka y'umuntu, imubwira umuntu yashakaga kurema ko yagombaga kuba asa nayo. Gusa n'Imana mbibutse ko atari face ahubwo ni faith. Ako kantu karumbi. Gusa n'Imana si kwisura, ni ukwizera. Amen. Kwizera, muraza kwihangana mere nk'uvuga byinshi, naza kugeraho mbicumbikishiriza. Kwizera abantu benshi bagira ngo ni ugutegereza iby'Imana izakora. Oya, gutegereza iby'Imana izakora usamarayizinze nicyo cyitwa ibyiringiro. Ko ibyiringiro byari iby'Imana yasezeranyije Abisirayeli, bo kugira ngo batanabyibagirwa babishyira mu gitabo cy'ibizaba, mu cyitwa umuzingo w'ubuhanuzi. Pawulo rero abwira Abefeso ngo ntimwari mufite ibyiringiro nuko nta gitabo cy'imirimo Imana yari buzabagirire. Ntabyo Imana yari yarababwiye. Nimusoma Bibiliya iravuga ngo nta byiringiro by'ibizaba mwari mufite, ngo nta n'amasezerano. Ntimubyibuka? Mwari abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano y'Imana. Nta byiringiro, ntabyo yari yaravuze. Ariko noneho kwiringira ni ugutegereza dushingiye ku byabaye. Ni ibintu byoroshye ko umuntu yabwira umusore ngo Imana izagukorera ubukwe, arebera ku bandi Imana yabukoreye. Ibyo ni ibintu byoroshye. Kwizera rero ni iki? Ni ukumenya ikintu ukagihamya. Ndagaruka gatoya, kukimenya ukagihamya kikanaguhindura, noneho kidafite n'ikimenyetso kibigaragara. Kidafite n'ikimenyetso kibigaragara. Twizera Kristo Yesu ko azagaruka agatwara itorero. Nta bundi biraba, tubyizeye ubwo nyine. Amen. Kwizera ni ukumenya. Pawulo yaravuze ngo ibyiringirwa reka ngataruke kuko ntitwari tugafite. Ni ukumenya imirimo Imana yakoreye muri Kristo tukanahindurwa nayo. Mbibutse ko abantu bose bazi Kristo ntibamwizera. Hari abantu bamuzi ariko batamwizera. Bibiliya ivuga no kwizera kw'abadayimoni. Ivuga n'uburyo batinya Imana bakayihindira umushyitsi imbere. Ariko kwizera kwabo ntikubahindura. Kwizera biduhesha guhindurwa. Imana ishimwe. Biraduhindura. Abo twari kumwe mu iteraniro rya mbere nababwiye Kristo ntiyaducunguye ibyaha gusa, yadukijije urupfu rw'iteka, aduha ubugingo. Ubugingo ntimugire ngo ni imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka. Oya, ubugingo ni icyemezo cy'umukristo mu mitekerereze. Muze kwihanganira ikinyarwanda cya Anicet, hari igihe ngorana ariko ndagasobanura. Ni icyemezo cy'umukristo mu mitekerereze. Mubigishe kwitondera ibyo nabategetse. Abemera bakizera mubabatize. Ni ukuvuga ngo hari abemeye ariko batizeye. Ntabwo mwibuka umwami Agripa ari kuburana, Pawulo ari kuburana
hari uwamurebye ni Festo, je pense que ari Festo, aramubwira ngo habuze gato. Aramubwira ngo habuze gato, naringiye kwemera ibyo uvuga ariko habuzeho gatoya. Ngewe nabanye n'abantu batizera ko navukiye mu muryango w'abamizirima, nababayemo kenshi. Noneho ngira inshuti zibayo ariko zikunda gusenga, zigakunda ibitangaza bikorwa n'Imana, bagakunda niyerekwa kubahanurira, bagakunda kumva Imana ivuga, ariko ntibaremera kubatizwa ngo bapfane na Kristo bazukane nawe. Ariko ni omwe bafite duke bamwemeraho, abo baramwemera. Abo Yesu ashaka rero ko bamwizera ni abantu bapfana na Kristo bakazukana nawe. Yesu arashaka ko tunyura mu rupfu. Imana ishimwe. Arashaka ko tunyura mu rupfu, kandi kunyura mu rupfu ni icyemezo gifatwa n'imitekerereze. Niho hahandi rero agakiza ka affecta kwitwa umugabo. Umwuka wera uri umugabo w'igitangaza unyura ku bantu tukagira dutya, ufite agafatika, ariko umwuka wera yakunyuraho iby'icyubaro cyo mwisa akabikwibagiza, akakubwira ngo shuka, ukamanuka amavi yawe ukayakira hasi kubera Kristo Yesu. Haleluya! Mbibutse ko gucira Kristo bugufi ntabwo ari ububwa, ntabwo ari ububwa, babwije ukuri, si no gusuzugurwa. Niba hari ikintu kiryoha ni ukugendana guca bugufi kwa Kristo muri twe. Umuntu udaca bugufi uri mu iri teraniro ntiwaryoherwa n'agakiza. Uburyohe bw'agakiza ni uguca bugufi. Ikintu gitangaje cy'umuntu uca bugufi, rimwe na rimwe usuzugurwa n'abantu batakagusuzuguye. Uzi impamvu Imana ibaguha? Ni ukugira ngo barye ku mbuto z'abanyacyubahiro bizera Imana. Amen. Kugira ngo barye kuri izo mbuto. Muzarebe igiti iyo kiri ku nzira kigira abasaruzi benshi. Ikintu cyantangaje, rimwe na rimwe kinasarurwa n'abadakunda imbuto zacyo. Hari usarura kubisemo umujugujugu, hari ukubita ibuye, hari umanuza ikintu runaka, hari n'uhanyura ishami. Igiti rero ntikivuga ngo sinzongera kwera, cyo cyera kuko cyifitemo imbuto. Ntabwo kivuga ngo sinzongera ngo bansarura nabi, ntuye ahantu habi. Reka da, ibi ngibi abakristo bitwaza, nashatse umugabo ugoranye, mfite umugore utanyumva, nabyaye abana bagoranye, databuja niyumva. Umukristo ntabwo yera imbuto, ntabwo ategetswe kurya imbuto abandi beze, ahubwo ategetswe kwera imbuto abandi barya. Niko ubuzima bw'umukristo bumera. Imbuto ya mbere iryoha y'umukristo ni ukwihangana. Kugira gute? Iyi mbuto iraryoha, ariko kandi iragucura ikakwibagiza icyubahiro cyawe. Amen. Ni nayo mbaraga yonyine umwana w'umuntu agira ihindura undi. Nta muntu ugira urukundo utihangana, ntibishoboka, kuko urukundo rurihangana. Exactement, niba rwihangana ubwo ruri combined no kwihangana. Rero urwo ni urugingo rw'urukundo. Umuntu utihangana ntashobora guhindura abandi. Amen. Mose rero abwira Imana ngo menyesha imigambi yawe kugira ngo mbone kuzajyana na buno bwoko. Imana imumenera ibanga, iramubwira ngo ngambiriye kubakura mu gihugu cy'uburetwa nkabageza mu isezerano, mu gihugu nasezeranyije ba sogokuruza. Hano mu isezerano rya kera, Kanani ishushanya ijuru. Egiputa kubera ibigirwamana n'abami baho batemeraga Uwiteka Imana rurema, yashushanyaga. S'il vous plaît, ntago ishushanya, ahubwo yashushanyaga. Ntabwo bikiri igishushanyo. Egiputa uyu munsi ni igihugu kirimo abakristo, barimo basenga. Niba mujya mukurikirana amateka muribuka ko na Yesu yahungishirijweyo ari umwana. Abantu bize histoire y'intumwa n'abigishwa, Matayo yabwirije muri Egiputa. Matayo uyu dusoma mu gitabo yajyanye ubutumwa bwiza muri Egiputa. Niba mubyibuka, na Yeremiya deja niho yaguye, ubutumwa bwagezeyo. Egiputa barasenga. Nakunze idini imwe nigeze nsura yo, nari ndi kwiga amateka, hari isomo nigiyeyo, nigeze nsura idini y'aba-orthodoxe. Hari umugabo w'inshuti yanjye twiganaga, ansurisha idini. Ntabwo nagiye gusengana nabo, ahubwo nagiye gusoma ibitabo byabo, amagatabo k'isengesho bagira.
bagira isengesho rivuga ngo Imana iduhe kuyizera vuba nk'umujura iburyo, ngo ariko iturinde kuyihakana nka Petero. N'abantu nabajije umwe mu banyegiputa, ndamubwira nti agakiza, ndamubaza ntagakiza ka Kristo ugafata gute? Arambwira ngo mwebwe ntimuzi icyo bita gukizwa. Aravuga ngo twebwe tubizi, gukizwa nuguhagarara nubwo buryo yasobanuriye ngo nuguhagarara k'umujinya w'Imana ku banyabyaha ikaduha kwishima ibyishimo byayo bihoraho. Bo niko babyumva kubera umujinya Imana yari ibafitiye. Yaravuze ngo ubu nta mujinya w'Imana twikanga, tubana n'umunezero kandi twiteguye unduruto wo twishima. Ngo ako niko gakiza dufite. Kandi koko umuntu ufite agakiza no mu gihe cy'umubabaro, musura indirimbo y'123 iravuga ngo naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Kandi Yesu ampa ibyo nkeneye byose ndamahoro. Amahoro yacu ntaturuka mu bifatika, amahoro yacu ntashingiye ku byo twagezeho, nta nashingiye kuri planification dufite mu buzima. Amahoro yacu ashingiye ku bugingo bw'umunyamahoro butuye muri twebwe. Ayo mahoro niyo yitwa gakiza. Amen. Rero Mose abwirwa uko umuntu yarari. Narindi gusa n'Imana. Gusa n'Imana bituruka ku muntu wizera, kwizera ko haramuhinduye, guhinduka kwe bikamuhesha bwa bugingo n'iya mitekerereze. Noneho iyo mitekerereze yihindutse n'isabana, uwo nawe yitwa umuntu. Kuko guhinduka ko mu bitekerezo ni ukuvuka bundi bushya, fresh, inaringi. Wa muntu wanjye wa mbere umwe wo mu byaha arahinduka tukaba transformed. Iyo duhindutse rero Imana iduha andi matwi yumva imvugo y'Imana. Iyo duhindutse iduha andi maso areba Imana. Iyo duhindutse iduha ibindi birenge bitambagira mu cyanya cy'Imana. Iyo duhindutse iduha andi maboko akorera Imana. Haleluya. Umuntu w'umwuka ntabwo ari umuntu usanzwe, turi supernatural, turi ibiremwa bidasanzwe. Kubera iki? Bene uwo muntu niyasinziriye ari mu nzu ikinze, niyo umurozi yacuragura, niyo yaroga, niyo yabigenza ati, niyo dayimoni yagira ati, Yesu yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu naho yazikuka bene uwo ntacyaba. Umuntu uhindutse mu mbabarira nkoresha iki kinyarwanda. Umuntu uhindutse niyo yashakana uwo bashakanye yarabaye akahebwe. Mbabwije ukuri ko umuntu uhindutse agwiza imbabazi mu gihe ibyaha byaguhiriye. Erega ntitukirarire, nubona wananiwe kubabarira ntuzagire ngo uhuye n'ibyo abandi batahuye nabyo, ahubwo ujye umenya ko utaracurwa neza. Kubera ko kubabarira ntidukora ku mbabazi dufite, ahubwo dukora kuzo twagiriwe, dukora kuzo twahawe na Kristo. Iyo rero zihari tubyizera tukabihamya, uraziyora ukababarira n'utabishaka. Ntabwo ari ngombwa ngo bagusaba imbabazi, uraziyora ukababarira. Hari umumama umwe, ni umudamu n'umushumba, aba muri uyu mujyi wa Kigali. Ni umupastor, umugabo we ntiyarakijijwe ariko umugabo yaje gukizwa, simuvuga. Yajyaga ajya mu materaniro, umugabo akamukubita avuyeyo. Noneho umunsi umwe umugore arimo arasenga, Imana iramubwira ngo ihangane kuko nanjye narazihanganiye ku musaraba. Ihangane nanjye narazihanganiye ku musaraba. Ahindura strategy akajya abwira umugabo ngo noneho ndagiye, ndaza gutaha bwije, aho kugira ngo nsange wananiwe nkubita mbere yuko njyayo. Uretse ubu ngubu abanyarwanda turi mu munyenga, ariko itorero ry'ahambere ryarageragejwe. Mbabwije ukuri, njye uyu mwanya ndacyafite ubuhamya, kuko maze gukizwa hari aho nakubiswe n'abapagani, hari naho nakubiswe n'abo duhuriye mu rusengero, kandi na bose bampora gusenga. Njyewe nigeze nakubitwa nzira gusenga, ndanafungwa nzize gusenga. Nsaba uwari uyoboye station ya polisi aho twari dutuye, ndamusaba ndamwana imbabarira, aho kugira ngo bajye bamfunga nimugoroba mumfungure mu gitondo,
reka njyewe nimugoroba njye nta hano mu ndekure biba icyumweru n'iminsi 3 ngataha kuri brigade mu gitondo nkongera nkitahira. Hari umugabo tubana mu itsinda ry'abamisiyoneri bavuye mu muryango w'abamizirima yitwa Donati, n'umusomali, yarakijijwe amaze gukizwa. Ise yari imamu w'umusigiti umwe, amaze kwakira agakiza bajya kureba se baramubwira ngo turashaka ko wiyicira uyu mwana ukaba intangarugero y'abandi babyeyi bose bahaye gasopo abana babo batazongera kuvuga izina rya Yesu. Ise arangije arababwira ngo uyu mwana asanzwe ari umunyabigwi, ni umunyembaraga, n'intwari no kuby'imigenzo y'idini yacu ntacyo tumunenga. Aravuga ngo aho kwihutira kurambura amaboko kuri uyu mwana ngo reka turambure amatwi ahubwo twumve imbaraga zamufashe. Aho kugira ngo barambure amatwi bica se w'uyu mwana, baramwishe amushyingura inshuro 3. Akamushyingura none ntabwo bashyingura muri serikeye, ibyo murabizi. Akamushyingura none bakamutabura bakamusubiza ku muryango kugira ngo bamutere ubwoba ntazongere. Igihe kimwe ku nshuro ya 3 ari gushyingura se, arahagarara aravuga ngo uko numva umunuko w'umubiri wa data niko nkunda umubiri wa Kristo utarigeze unukira isi. Ngo umubiri wa data ari we nkomoka uranuka, ngo ariko uwa Yesu ntiwigeze ubora. Aravuga ngo ibi bituma munkundisha Kristo. Umuntu ufite agakiza n'amahoro bituruka mu ntambara niwe witwa umutsinzi. Iyo amahoro yawe ataraca mu ntambara, iyi ntambara zije nawe urayahunga ari ayawe. Ariko iyo anyuze mu ntambara, muzasome Bibiliya yita Yesu umwami w'amahoro. Ariko Matayo Yesu yaraje aravuga ngo mwitekereza ko nazanywe no kuzana amahoro, ahubwo nazanywe no kuzana inkota. Ntabwo ari uko yivuguruje, ahubwo nuko ashaka kuduha amahoro avuye ku musaraba. Amen. Imana rero ibwira Mose iby'umuntu n'uburyo umuntu yagomye. Mose arabyumva, yandika amategeko y'uwo muntu, koko arabyumva. Imana ikoresha ubwigenge, umuntu arigenga. Kugeza ubwo Imana yabanje kubwira Mose impamvu umwana w'umuntu akwiriye amategeko. Mose aravuga ngo nibyo pe, barayakwiriye. Arayamanukana. Ageze mu baturage iminsi 40 yonyine, asanga ikigirwamana bamaze kwemeranya nacyo, barakiramije k'ikimasa. Ntimugire ngo bwari ubwa mbere Abisiraheli bikubise ku kimasa. Icya kabiri nuko histoire itabivuga byose, ntabwo Abisiraheli bose batashye bava muri Egiputa. Burya hari abandi bemeye kugumayo. Mwibuke ko banaza bose ntibemeye kwambuka Yorodani ngo bagende. Ntimwibuke imiryango yavuze ngo hano tuhabonye ubwatsi bw'inka tuzigumira hano, bahitamo kuguma aho ngaho. Uyu munsi iyo miryango n'uyu munsi iracyahari. Mose yumva ni ngombwa amategeko, abagezemo asanga basenze ikigirwamana. Umujinya uramufata, afata amategeko ayakubita hasi, arameneka. Afata ikigirwamana aragisya kuva igice cya 32. Afata ikigirwamana aragisya agishyira mu ngunguru, arababwira ngo nimunywe iki kigirwamana mwikoreye. Abisiraheli bose bashayaringa ivu ryacyo, bararinywa. Bamaze kurinywa arababwira ngo nimufate inkota mwicane. Abarebi bafata inkota bica abantu 3,000. Imana iramanuka iravuga ngo uburakari bwanjye buvuye muri mwe, mwebwe b'abarebi mwafashe inkota. Umuryango wa Lewi wari usanzwe ari abanyentambara, baravuze ngo nidutinda gufata inkota indi miryango ikayifatira tumara, reka dufate inkota twirezerive twebwe tutaza gushira. Bazifata mbere bararwana, hapfa abantu 3,000. Reka nihute murebe Mose na Joshua harimo itandukaniro rikomeye. Mose yagiraga inkoni isobanura ubutware, sibyo? Bwari ubutware bushorewe n'amategeko. Joshua yagiraga inkota nubwo yica ubugingo. Abantu babaye trained, bakoze ikosi haba gisirikare n'ibindi, nayo masomo barabizi. Inkota ho kugira ngo isi ivuge ko itwara umuntu ubuzima, bavuga ko imuhesha ubuzima, kuko inkota niyo ikoreshwa n'abarinda ubuzima.
inkota rero yashushanyaga ubuzima, kuko kugira ngo ubuzima bubeho nuko bugomba kubanza gupfa. Joshua arashushanya Kristo, bakanitiranwa, byitwa Imana ikiza. Niko Yesu yitwa Yesu Jehoshi, biravuga ngo ni umukiza. Udukiza iki? Nudukiza urupfu duterwa n'ibyaha. Nabibabwiye, Joshua afata itorero ry'Abisiraheli rimaze kwambuka uruzi Efurata. Efurata nayo ubwayo yashushanyaga iriba ry'ubugingo mu banyamahanga, rituruka Betelehemu rigatemba rinyura imbere y'ibihugu bitigeze bisenga Imana rurema, rigasoreza mu mugi wa Irani muri Iraq, Plutôt muri Iraq hano Baghdad mu murwa mukuru niho Babuloni yari yubatse mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Iraq y'uyu munsi. Iyi Babuloni nimusoma mu gihe Berushaza yari ari ku ngoma, yerekwa urutoki rwandika ku gikuta, Imana yari iri gutegura inzira z'umugabo witwa Kuro. Kuro ni umunya-Irake, ni umunya-Irani, niho Peresi. Kuro bivuga uwasizwe. Kuro Imana imutegurira inzira, yayinyujije muri rwa ruzi Efurata, ntabwo yarukamije. Imana ifite uburyo igikoramo, niyo mpamvu nababwiye ngo dusabe Imana itumenyeshe imigambi yayo, kuko hari igihe turinda ibibazo yaduhishe mu bindi. Iyo Imana iguhishe mu bibazo, yakurinze ibibazo, iba yimenya abantu bagutera ibibazo gukomeza kukwigaho. Haleluya! Abatekinisiye de guerre, abahanga bo gutegura intambara, ikintu cya mbere bita ubwihisho ni ukwihisha mu matware y'umuntu ukurwanya. Kwihisha mu matware y'umuntu ukurwanya, first of all, ntiyakoresha intwaro y'imbaraga irimbura, nawe yaba yisenyera ubutware. Kabiri, abo bari kumwe ntibamushiraho isoni ngo bajye kumusaka. Gatatu, nawe ubwe ntiyisaka, aba yifitiye icyizere cyuzuye. Nicyo cyatumye Imana ifata itorero iribika mu isi aho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Mutagira ngo nuko Imana yanga itorero, oya, muzasome Imana iguhisha rubanda ikubitse ku karubanda. Ntabwo kugira ngo Imana idukize utudustarateje murimo ngo uyu muntu ngo ndamukwebye ngo ni umugomere kada, uramuhunga ugahura n'uwamutoje, ugahungira kuwamutoje. Ahubwo ikintu gihari ni iki? Niko isi iteye, isi ni nta munoza, isi ni nta munoza. Imana kuturinda ababisha nuko itunyuza muri bo. Umunyarwanda yaravuze ngo inuma y'inyabugingo ngo itora mu itongo ry'uyihiga, iyo ni inuma. Ariko noneho umuntu w'ubugingo we arira no mu biganza by'ushaka kumuvutsa ubuzima kandi akabaho. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ni igitangaza. Bene da, Imana data, nubona ugeze mu kibazo ujye ushakisha impamvu kirimo. Umugabo witwa Yona, mwese ntimwamusomye, yaziye mu nda y'urufi. Ikintu cyemeje abasirikare ba Nineve ko uyu muntu atumwe n'Imana ni ifi yamurutse ku birenge byabo. Ntabwo Yona ari we wagiye kubwira umwami ngo Imana irantumye, ahubwo abasirikare baraje baravuga ngo turahamanya nawe ko ari Uwiteka dukurikije ahaje. Uyu mugabo mwami Nyagasani ntabwo aje mu bwato, ni ifi yamumize imurutse ku birenge byacu, ni mu mwumvire. Umwami abyumvisha ategeka ko igihugu cyose kiyiriza ubusa. Ibibazo tubamo hari igihe biba birimo igisubizo. Musome Bibiliya. Abisiraheli gukurikira abanyegiputa ntabwo kwari ukugira ngo bakuke umutima. Imana yazanye abanyegiputa kugira ngo bapfe Abisiraheli bareba, Abisiraheli batazabikanani bikanga abanyegiputa. Ariko kuko abanyegiputa batazi impamvu y'urugendo Abisiraheli batazi impamvu y'urugendo rw'abanyegiputa, bageze ku nyanja bahabona urupfu, kandi koko rwari ruhari, ariko si urw'Abisiraheli, rwari urw'abanyegiputa. Kuko batazi impamvu y'Imana mu kugeragezwa kwabo, byatumye bafata urupfu rw'abanyegiputa barataka. Abanyegiputa bafata intsinzi y'Abisiraheli baravanze. Musome Bibiliya. Imana yakoresheje uburyo itari isanzwe ikoresha, yavuye imbere y'Abisiraheli. Mwagize ngo niki Imana yashakaga? Iki gitangaza mu isezerano rya kera nicyo gitangaza
kiruta ibindi bitangaza abafilozofi bahakana Imana bajya bemera muri Bibiliya. Ariko reka mbabwire, Imana ntiyashakaga kwambutsa Abisiraheli banyuze ku butaka. Buriya muhanda wo mu nyanja ntabwo ari Imana yari yatekereje. Yashakaga ko bambuka inyanja itukura nk'uko Yesu yagenze hejuru y'amazi asanga abigishwa. Ariko kuko batari bizeye banze gukandagira mu nyanja batarabona umuhanda. Musome Bibiliya, Mose yarazamutse avuza induru, Imana imanuka n'umujinya iravuga ngo niki gitumye untakira, babwire bakomeze bagende. Amanutse asanga nta nzira yacitse. Afata inkona yitunga mu kirere, ukuboko gutunga hejuru y'inyanja, barambuka. Si Imana yashakaga. Nukuri ntabwo ari umuhanda. Ibimenyetso bifatika Bibiliya bivuga ngo bibereyeho gufasha abatizera. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi hatabaye kugaragara umuhanda, hatabaye kugaragara ibimenyetso, hatabaye kugaragara ko uyu muntu azabaho Imana imubeshaho, hatabayeho umuhanda, hari uburyo Imana ijya ibikora tukabona bibaye tutamenye inzira, tutazi inzira ibinyujijemo, tukabona birabaye, twebwe tukabibona bibaye gusa, tukajya kubona tukabona burakeye tutazi ibyo ari byo. Ukize imiti ya muganga yarananiranye, ariko Imana ni igitangaza. Haleluya! Nta nzira Imana igize. Mu bibazo mujye mubanza mubaza Imana, tumenyesha umugambi wawe. Imana ishimwe. Mose twihuta aragenda, agera igihe Abisiraheli baracumura, iramubwira ngo ndabarimbuye. Mose abwira Imana utyoya, bavuga ko wananiwe kubashyitsa aho bajyaga. Abantu benshi bajya bagwa bakagira ngo Mose yagiriye Imana inama, Imana irazumva. Imana ntigira inama, yo ubwayo wayiyigisha ariko wowe ntiwayigira inama. Mose yarahiye ku bugingo aravuga ngo nubica unkure mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo Imana idakoma ku bugingo bw'utayicumuyeho. Iramubwira ngo ihorere, uwo nkura mu gitabo cy'ubugingo nuwancumuyeho. Ariko musome Bibiliya iravuga ngo igenda ibica ruto. Umuntu wacumuye ku Mana ikuniga byoroheje. Ikintu Imana yakoze nuko yakuyeho systeme ituma bose baborogera rimwe, ariko iramunihura igakuraho. Ubu Imana ifite ukuntu igenda igakora akantu, hari ikintu Imana itazigera ireka. Ntabwo Imana izigera ireka gusohoza ijambo yavuze, ntabwo bishoboka. Abantu barabibona kugeza ubwo bene Kora babizirikanye, bari no ku ngoma ya Salomo. Baravuga ati uyu ni Uwiteka, tugomba kumuramya iteka kuko yakoze ibyo yagombaga gukora. Nihute rero. Mose, Abisiraheli baza kubura ibyo kurya bari mu butayu. Abagabo baraza babwira Mose ngo duhe inyama. Ntimugire ngo bari bakumbuye inyama. Bashumba banjye, ntabwo aba bagabo bashakaga kurya inyama. Oya, ahubwo bashakaga kurakaza Uwiteka ngo barye ibitambo, nibabura ibyo batambira Imana basubireyo. Nicyo cyatumye babwira Mose ngo duhe inyama. Nicyo cyatumye Imana izibaha zibanyura mu mazuru zibagwa nabi. Nuko bari bazisabye kugira ngo barye ibitambo bihari, bababaza Imana ntibongere kuyitambira, basubira inyuma bajye gukorera za mana z'abanyamahanga. Ibyo byose Joshua yarabirebaga, areba aba bantu aravuga ati aba bantu sinzabagezayo. Mureke mbabwire, nsoza, umwana w'umuntu aragoranye uhereye kuri njyewe. Kuri inde? Reka da. Uhereye kuri nge urakoze. Hari igihe twajyaga dutarama tukavuga ngo sakuzanya n'uwo muri kumwe ngo ururimi rwawe. Uhereye kuri wowe umuntu aragorana. Umuntu aragoranye. Nimutangazwe n'umuntu Yesu yakirije umwana. Umugabo Petero ahunguye ugutwara aragukata, Yesu araguterura gucomekaho, bareba bareba, barangije aramubwira ati tugende. Umwana w'umuntu aragoranye. Nawe uza ahantu Imana igukuye. Nimusoma iki gice cya 24, Joshua yarabanza atondagura ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Aravuga ngo yadukijije Abamori, yadukuye, yaratwambukiye. Avuga ibintu Imana yagiye ibakiza. Aravuga ngo kugeza ubwo Imana yanaretse tubika intwaro zacu ntirwirwanirira, ikoresha amavubi, aragenda ajya gutera. Mureke mbabwire, ahantu duhagaze Imana ishimwe, ariko si uruhare rwacu.
ntabwo ari uruhare rwacu, ni imirimo y'ukuboko kw'Imana. Haleluya! Reka mbyemere, uri mu kazi kuko wize, ariko abo munganya amashuri bose ntibakora aho ukora. Reka tubyemere, ugeze aho nyine kubera ko ugira office, ariko se mwarimu wo kwigishije ubu yicaye mu yihera. Tuvugisha ukuri, uretse kwibagirwa namwe nimusubiza amaso inyuma, urambara isutu ugasyutinga Kigali watambuka tukakwita patro. Ariko ibuka kera hari akantu ntajya nibagirwa, ababyeyi baravugaga ngo turayikuguriye uzayikuriramo. None uyu munsi uragenda ugashaka kari kuri taye. Joshua arabanza arabibutsa. Ihorere ribaruwa riraye. Igitondo agakabutura ka kaki, inkweto nta bodaboda, ikirenge kwibuye. Ibyo nabyo byakoraga umuntu ugira isuku. Ibyo nabyo byari iby'umuntu ugira isuku. Abandi banyuraga mu rume uko hatagiye ibyatsi tayari ubwo arakarabye. Joshua arababwira ngo aho hose twahanyuze kubera ukuboko k'Uwiteka. Haleluya! Twahanyuze kubera ukuboko kw'Imana. Arababwira ngo nimusubize amaso inyuma, murebe hakurya ya rwa ruzi, murebe. Subiza amaso inyuma, urebe ugiye gukora mariage hakurya ya rwa ruzi, reba umaze gusama inda, reba hakurya ya rwa ruzi ukiri kwiseta. Arabwira ngo nimubanze murebe. Subiza amaso inyuma. Subiza amaso inyuma ubanze urebe cyo. Aravuga ngo ni ukuboko kw'Imana kwabikoze. Imana ishimwe. Muri 1996 abantu batangiye kugaruka bahunguka, hari umugore twasaga neza nk'intobo bamwitaga wamurengeye. Hari ubwescoro n'inzara iteye ubwoba. Twari tuvuye mu nkambi ya Kadutu, twebwe twari twarahungiye muri Kongo, ariko kandi twari twaraheze njyewe na mushiki wanjye nkurikira bwa kabiri. Twaratakaye tumara iminsi tugenda, narakana kagatoya k'imyaka 7. Ese murumva 7 ntabyibuka? Ndabyibuka. Amurengeye rero aramfata njyana mu nkambi y'ahantu bita mu Nyagatare, apana Nyagatare, mu Nyagatare ha Kamembe. Arambwira tuvuge ko dusa kandi ndi mama wawe kugira ngo baduhe ibiryo. Batangaga ibiryo mu nkambi. Ibyo byose ndikubwira ngo nawe nkwibutse. Njyewe ndibuka ko twajyaga tujya ku murongo, nta data mfite, ko data we yapfuye ndeba, mama turaherana turamubura, ariko twajyaga tujya ku murongo, umwana muzi neza ko avuka kuri uwo mugabo. Umugabo agakingiriza umwana we turi ku murongo dufata poriki na rantiye n'udushyimbo bitaga amabenga, sinzi abantu batuzi tw'imihondo tutapfaga gushya, twaturyaga nk'abaduhekenya na rantiye yuzuye petroli turi. Ndabyibuka. Ndagira ngo ubanze usubize amaso inyuma tugiye gusenga, nta wabikamura bya binkashe. N'iyo twabivuga iby'ijambo ry'Imana, Imana ishimwe, tuzabikomereza mu ijuru. Ariko ndagira ngo wibuke, nari nshonje icyo gihe wamurengeye yantwara mu nkambi. Tugezeyo umugabo anshukisha biswi, amakaka biswi ka compact, murakibuka. Twararyohaga icyo gihe, ntabwo ari nk'utw'uyu munsi. Twararyohaga cyane, ariko niba ari inzara, ariko bishoboke ko yari situation. Fata kaka biswi ndakarye, nkari yarankurura njyana muri stoke, arambwira ngo aya makarito yose yuzuye biswi. Aterura ikarito imwe arambwira ngo mbwiza ukuri izi biswi ndaziguha. Amufata ukuboko ndambwira ngo ino nkwereke. Ahantu inkambi yari iri, wanyuzaga amaso mu ishyamba ukareba hakurya umusozi aho bita ku Kadashya, niho mvuka, ukabona inzu y'iwacu.
hari n'igiti cy'umwembe cyarangaga iyo nzu. Ndambwira uriya mwembe ureba ni iwacu, ntakubeshye ngo iwacu twarahabuze, uriya si na mama. Muvuyemo kubera iki? Kubera inzara. Wa mugabo arampinduka, ari biswi ntiyayimpa, tiyaduha n'impamba, uretse ko hari na hafi. Wamurengere kamanukane rero andyamisha ku mugezi wo hepfo, abantu bahazi haba umugezi aho bita mu Cyunyu. Yarankubise, ubwo arampora iki? Ntabwo nawe ari we. Arareba ranti yabuze, akareba poliki atabonye, arareba pate jaune, bari bagitanga pate jaune ziryoshye n'amavuta yabuze yo mu bitebe. Arareba ayo mavuta abuze, bigatuma yanduranya. Ntabwo ari we, ni situation. Hari abantu bari hano ntabwo mwakivamo, turabasirimu turi Kigali, bazi neza ko bapfuye na bene wabo. Utuntu turaho dusa dutyo tutworoheje. Joshua aravuga ngo Imana ntiyatumye hakora amaboko yacu, aravuga ngo niyo yatubanjirije imbere. Aravuga ngo kugeza ubwo twambutse uruzi Efurata, adusohora mu gihugu cy'Abamori, turagenda turaharenga aho Simpagere, tugeze muri Mowabu baduhururiza uwo kutuvuma. Imana ntiyasohoza ibya Baramu na Baraki ngo iduhe umugisha. Bene data, mureke mbabwire, bene icyo gihugu bari barimo barabavumye. We bakuvuza nganiki? Bakuvuza nganiki? Imana ntiyasohoje iby'uwo muvumo. Ntabwo yasohoje iby'uwo muvumo. Ntabwo yasohoje iby'uwo muvumo. Imana yaduhaye umugisha. Ntabwo yitaye ku bantu batuvuze. Nkubwije ukuri, umunyarwanda yabivuze neza, aravuga ngo akarenza umunwa karushya. Umuntu utarizera rero udafite amahoro yo mu mutima arwana n'akarenza umunwa, kandi ntiwakamira barakavuze. Kareke kagende, wihangane, kamera isigaye niyo mbi, wibaho urwaho. Ariko aravuga ngo ni amaboko y'Imana. Soza arababwira ngo udashaka gukorera uwo Uwiteka rero, uwumva iyo Mana yabanye natwe, iyo Mana itugize abantu b'abagabo. Njyewe kugira ngo Anicet mbe umuntu w'umugabo nyine nitwe Papa Keyira, nagize nshuti z'umusaraba. Imana yanyujije ahantu, irahanyuza ngiye kwerekana madamu tukiri abafiance, mama bari umwirukana. Ngiye kwa data wacu badushumurira imbwa, ngo yeho mikoro kuko turi hano hafi. Bashumura imbwa nagiye kwerekana umukazana. Uwari bujye kumfatira irembo, amafaranga barayariye, n'ibyo gufata banga kujyayo, nijyanayo njyenyine. Mubizi ko umunsi wo gufata irembo n'umuhungu ngo atahagera. Njyayo ndababwira nti ninjye wari umukeneye, abari kuza nyine ntibaje. Dukubita imyaka 2 gusama byaranze. Aho dusamiye inda, umurozi tubana mu gipangu ngo uzabyara ari uko mbajije. Ab'icyo gihugu Joshua aravuga ngo mwakibutse Baramu na Baraki ko batuvumiye rimwe. Gera mu kazi, hari uwagiye kumbeshyera ahantu nakoraga banyihereye akazi, atanga ahantu mvuka. Anicet nivukira ku Kadashyi ka Membe, ariko babwira ko mvuka Kabarondo, agerekaho ibindi. Ubu abantu baduhaye amakaritsiye, baduha imyitwarire. Ewe Yesu data wa twese uri mu ijuru. Ab'icyo gihugu ngira ngo mbonye akazi, umuturikiya twakoranaga musemurirana na mutwara. Igitondo kimwe ngiye kumufatano, yaratuye Kacyiru, sanga ari kurya umugati arawumpa. Nanjye mfata umugati ndarya, nywa icyayi. Imbwa yari afite mu rugo irazikora ku mugati, ndawuta mutayemo. Icyo twagipfuye n'uwo mugabo. Arambwira ati wowe ukambabariza imbwa, ariko yabimbwiye bigeze mu masaha ya 8 twavuyemo. Arambwira ati wowe nta soni urambabariza imbwa. Natwaye umugabo mbona ntavuga ntagira, ati namwana ariko se byagenze bite? Arambwira ati warakaje imbwa yanjye. Ariko ab'icyo gihugu twari turimo, ab'icyo gihugu bagabo bene data, ab'icyo gihugu navuye gusenga Kinyamakara bicyemewe, ndi kumwe n'undi mugabo yaratuye hano ku Irebero, nsanga afite umugabo nawe wiyubashye, ni situation rega ntawe usuzuguritse kuturusha.
icyubahiro ni icy'Imana. Nukuri ni Imana ikiduha, umwana w'umuntu arasuzuguritse. Nukuri pe. Nsanga umuzamu yasinziriye, turahagera tuvuye gusenga, tumaze iminsi 3. Avuza aragransona 1 2 3, ku nshuro ya 3 umuzamu arafungura. Afunguye aparika imodokari hagati mu marembo, tuvuye gusenga tumaze 3, nta kurya nta kunywa, tunagenza ijoro rishyira umunsi wa 4. Umusaza urutase amucira mu maso. Umusaza aramureba, amuhamagara mu izina, aramubwira ngo unshiriyeho narakoreye Imana. Uzi ko ndaye mu marembo yawe kubera ubuzima bwahindutse. Ab'icyo gihugu turimo, ab'icyo gihugu. Joshua aravuga ngo Imana ntiyasohoje iby'amagambo yabo. First of all, ab'icyo gihugu bari bagoranye. Icya kabiri, nabo yarayoboye abajyana mu kindi gihugu, nabo bari bagoranye. Aho bari ntihoroshye, abayoboye nabo ntiboroshye. Arababwira ngo ushaka gukorera Uwiteka naze ku ruhande rwanjye. Mbibutse ko bari batarambuka Yorodani, bari bakiri mu Bamori hakurya ya rwa ruzi. Umugabo ndamureba, arambwira ngo mukozi w'Imana, ngo uyu mugabo ngo abandakaje. Ndambwira ni iminsi 3 yose tumaze, tuvuyeyo nta n'umuzi watuma nibura ushibuka agati gatoya kaza n'urubuto. Inzara irandya, niwe muntu wa nyuma mperuka kuzamukana nawe umusozi. Gufata umuntu ukamujya inyuma mugiye gusengana, ibyo bifite abandi bantu bafite umuhamagaro. Imana ikaguha ishuri, ikakwishyurira bigoranye. Mu mujyi wa Kigali Imana ikahagutungira, ikaguhisha amabande ya nijoro unyura mu nzira zigoranye. Ibandi rya kumanywa mubana naryo ryiyoberanye, Imana ikarikurinda. Imana irafumbira, Imana irafumbira, nta Imana idakora. Kakuzanira inshuti, ngaho igushyize muri korari, guhaye umurimo, kugeza umuvuga butumwe, kugeza umukirisi turaje mu murimo. Ariko ubwo bwoko ngo ntibwagondaga ijosi. Namwe nimutekereze, umuntu w'umukirisitu aho atagondera ijosi, akunda indirimbo, agakunda no kujya mu kabyiniro. Uyu muntu ntagonda ijosi, tuvugisha ukuri pe. Uyu muntu ntagagonda ijosi. Umuntu uzi kubyina ku ruhimbi, akamenya no kubyina muri boîte, uyu muntu ntagonda ijosi. Ntago uyu muntu agonda ijosi pe. Kandi ngo n'ubusirimu. Ibyo bintu nibyo byisha abantu bishitimu, bagiye kubyina babonye imbyino zitaba mu ihema, bazigarukanya bari basigaye mu ihema bose bashirirayo ku buryo bazana n'amaraya mu ihema. Abantu ntibagonda ijosi ku buryo umuntu ararika ihabararye, bakazana gusenga bakumva iteraniro, nyuma y'iteraniro bafitanye gahunda. Ariko ubwo urumva ntuza yoroshye. Ntabwo umuntu yoroshye. Umuntu ukugabira inka yakamwa menshi akayiroga. Umuntu uguha umurima wakweza ntiyishimire kurya mu biri mu kigega, ari we waguhaye aho umwana w'umuntu. Nigeze ndihira umusore w'inshuti yanjye, icyo gihe twari tugiye mu giterane ku Gikongoro, mutira agakote n'inkweto, bimbereye kabisa, bimbereye pe. Nyuze ku muntu arambwira ngo anese ngo uraberewe, ndamubwira ngo murakoze. Abyumvishije arambwira ati ugenda uryambaye ndarigarukana. Kandi koko nagiye ndyambaye ararigarukana. Ariko ntacyo bari bazi ko ari icyokere cyatumye ndimuha. Ariko abantu ntibagonda ijosi. Aravuga ngo abajya ku ruhande rw'iyo Mana muze muhagarare hano. Aravuga ngo ariko abatabikeneye bandi bajye ku Mana bashaka. Aravuga ngo ariko njyewe n'inzu yanjye, njyewe n'inzu yanjye, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kimara kubaka urugo, abahanuzi bararwinjiriye, batumwe n'intumwa za hafi yanjye, baragenda bahanurira umugore ibintu bipfuye gusa. Ariko uriya mugore Imana izamuha umugisha.
arihangana arabimpisha arasenga. Nabimenye twagiye gusenga ahantu babimurondoye barambwira ati ibintu baguhanuriye sibyo. Abimvuye muzi ndavuga nti ndapfuye. Ariko muza biki gihugu ibintu babwiye ya nshuti yabo. Imana ntisohoza amagambo yabo. Joshua yashushanyaga Kristo. Abantu bajya bakomplaininga cyane cyane abateologe bakavuga ngo Joshua yagiye nabi ngo adateguye umuntu uzamusimbura. Ntabwo ku ngoma ya Joshua hagombaga kujyaho umuntu watoranyijwe n'umuyobozi, hagombaga gukoreshwa ubwigenge bw'abanyagihugu bikagaragara ko banyuzwa aho bari cyangwa se bibagiwe aho bavuye. Nicyo cyatumye Imana itemera ko Joshua training undi muntu. Nubwo yageze ku ngoma Joshua amera nk'uwibagirwa Caleb. Muragira ngo nimbabwira ko namushushanyije na Kristo wagize ngo nukuvangirwa. Oya, hari abantu Yesu ajya yirengagiza abishaka kugira ngo bongere kugaragara bizanye babigizemo uruhare bagatabaza. Amen. Hari abantu Imana yirengagiza pe. Umugore yararize aravuga ngo umwana wanjye aterwa na dayimoni. Yesu aravuga ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo tubijugunyire imbwa. None se yarayobewe ko uyu mugore arwaje umwana, ariko yarabanje aramwirengagiza aramwihorera. Joshua nawe yarabanje yirengagiza Caleb. Caleb ni umunyamahanga. Caleb ni umugabo wagendanye na Joshua amufata amaboko aramukomeza. Mu rugendo rugoranye Imana iguha gufata amaboko. Ndagira ngo tugere hafi dusenge, ariko mu rugendo rw'inzitane rugoranye Imana iguha gufata amaboko. Aba scientifique barabivuga n'abafizisiye abantu bize fizika ku kantu barakazi. Igihe inzira yoroheye umuntu nibwo abagiye kugera imbere hagoranye, kuko iyo ubuzima bw'umuntu butangiye kumanuka muzi icyo fizika ivuga. Fizika ivuga ko uri kugaruka ku itangiriro. Nubona worohewe ujye umenya ko habura gato ngo usubire aho wavuye, ariko niba uri kurwana ujye umenya ko habura gato ngo ugere aho uri kujya. Amen. Uru rugendo rujya mu ijuru turashaka kurukorana n'Uwiteka. Joshua aravuga ngo nge n'inzu yanjye. Imana iri sezerano Imana iritsindagire mu bana bacu, ibishyire mu baja n'abagaragu, Imana ibishyire mu badukoresha nabo dukorana nabo. Twebwe n'inzu yacu. Haleluya. Imana ibibashyiremo ibibumvishe twebwe n'inzu yanjye. Twebwe n'inzu yanjye, nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Arahagarara akivuga atyo Imana imuha ibanga ry'urugendo. Umuntu warahiye kugendana n'Imana ari mu makuba yoroherwa kuruta utarigeze yageramo. Imana ihita imubwira ngo nibatora amabuye 12 habanza batambye muri Yorodani. Yorodani hagarara haruguru hepfo itemba. Abari ruguru ntibamenye ko hepfo inzira yacitse. Abari ruguru aho Yorodani iri kuzurira babonaga amazi ameneka bakagira ngo nuko ari mu gihe cy'isarura imvura yaguye ari nyinshi. Kumbi hepfo hari ibirenge byarahiye gukorana n'Uwiteka. Amen. Hari ibirenge byarahiye gukorana n'Uwiteka. Imana yanze ko bitembanwa. Imana iguhe guhagarara ugashikama niba urahiye kugendana nayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umugabo warahiye gukorana n'Uwiteka. Imana irinde umuryango wawe gutembanwa n'amazi ya Yorodani. Imana ibarinde gutembanwa na Yorodani. Iha umutima wawe koroha wibuke ibihe. Dawidi yarabivuze ngo nibutse iminsi ya kera ndebye imirimo y'amaboko yawe. Aravuga ngo mwami nanjye nkuramburiye amaboko. Imana ishimwe. Arongera arabihamya aravuga ngo mwami mba nararabyiyo ntizera. Nge n'inzu yanjye. Nge n'inzu yanjye. Shaka gusengana n'umuntu dusangiye icyo cyifuzo. Nge n'inzu yanjye. Ntabwo twitaye ku migenzereze y'Abamori ushobora kuba warahuye nayo. Ntabwo twitaye ku mujinya n'uburakari n'inzika ufitiye Imana. Hari igihe abantu bajya bagirira Imana inzika bakagira ngo nuko yabimye, kuko barebye mu ruhande rw'ibyo yavuze ntibareba mu ruhande rw'ibyo yakoze itavuze. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo Imana yavuze ni bikeya ariko yakoze byinshi itavuze. Ibyo nabyo bibakomeza. Tibibatere kurakarira Imana no kuyivaho. Imana yakoze byinshi n'umugisha w'uyu munsi yawuduhaye itawudusezeranyije.
babwije ukuri ibigikora itavuze ni byinshi kuruta ibyo yavuze itarakora. Tibigutere kurakarira Imana ngo ukorere imana z'abanyamahanga, tibigutere kurambarara ngo usambane na shobuja kugira ngo aguhe akazi, tibigutere gutanga ruswa kugira ngo ubone inzira utambuke. Oya, njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Niba uri mwari no teraniro ufite uwo muhigo, wowe n'inzu yawe haguruka. Ndumva twari twese, ariko umutima nibura ugira ikindi cyifuzo kivuga ngo ntandukanye n'abandi banyamahanga. Waba uri mwari no teraniro se ngo urambure ikiganza tugusengere. Umuntu ushaka kugira itandukaniro n'andi mahanga, rambura ikiganza tugusengere. Imana ikumpera umugisha mwene data. Erega twajyaga guhaguruka twese, kuko ninde ushaka kumera nk'andi mahanga? Hari uhari? Reka mbasabe twese duhaguruke, noneho umutima wawe ugira intego iri pasono, ugira intego iri pasono, ugira intego iri pasono. Imana ibaha umugisha. Reka tubararike mudufashe gusenga. Karibu. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dufatanye twese dushimira Imana. Ijwi ry'umukanguzi.